ugomba kukivuga. Za good morning, za how are you? How are you going? I'm where? I'm boy, I'm girl. Kuko nje nawe tuzatanuka wanuruko. Icyo ndagukunda. Gasome huku gasome mbere. Akazi we. Uhagaze urahazi. Hani wanjye. Amafaranga twarakoreye twavuye abantu bagiye batandukanye bakaduhamagara bakaduha tipu bakagira iki. Ibo twose naguze ni wanjye ushaka kwicara mu biro rwose ndagukingurira ukinjira ukicara. Ufite cyangwa se tukamera gucuruza ibyo bintu. Cyangwa Nabuja. Uzengereza wawe. Natangiye abangabwa mfite ikibazo cyo mu mutwe. Umuroha Company Limited yazi igihe Dr. Bob ndagukoraho rikaka kabisa. Ukunda kugira ikibazo cyuko uhinga ibigori bikanga kwera, ukunda guhinga imyaka ikanga kwera. Uyu munsi ndagufasha kandi nkwitayeho. Dr. Bob wigiye mu Bushinwa naje kujya mu mwito kandi ukomeza umere neza cyane. Ku bintu bijyanye n'amarozi, gutakaza urubyaro, kuva bidashira, kumva ufite ubukene burenze, uyu muti urakuvura cyane. Ngwina mu Umuroha Company Limited tukwakire. Tugeratemye ndakubera iteme kugira ngo utarira amarira gatemba ko matama yaje kuko turi babiri nituzigera tuba habiri. Nitwe babiri mu Rwanda, nitwe babiri mu gihugu, dukora imiti yizewe neza cyane, imiti ituma umwana wawe agira ubwenge mu ishuri, akaba uwa mbere cyangwa akaba uwa munani mu gihe yabaga uwa nyuma. Nta handi wabisanga rero ni kwa Dr. Bob, umuganga gakondo wizewe neza cyane muri Afrika hose baranzi. Turi babiri tuzigera tuba babiri kuko nje nawe tuzatanuka wanuruko. Icyo ndagukunda. Gasome huku gasome mbere. Akazi we. Aka kazi nadaherewe certificate. Ndakora neza cyane mu bihugu byose baranzi. Waba ukeneye kuvugwa diabete, waba ukeneye kwivura ubukene, ese uri mu bushaka kugira ubwiza, ngwino Bob nkuvure ugende umererwe neza cyane nkukoreho ryake niritaka turakoresha ikibiriti. Alo agahinda ni kabi ku muntu utivuza, agahinda ni kabi ku muntu utanyeneye, nyabuneka ngwino nkukoreho ryake dore nagarutse. Nari maze iminsi mu Bushinwa abenshi barabamagaye barambuze. Uyu munsi rero nagarutse nje kukwitaho. Ese uri mu rugo ntabwo ucyumva neza, ntabwo wumva itangazo ryanjye, barakwiba buri munsi, imibi iragutera. Uyu muti urakuvura ibyo byose, ngwino mwihera umuti mwiza. Aro ufite ikibazo cyo mu mutwe, wafite ikibazo cyo kutamera umusatsi, ese ukora direde zikanga, uhinga ibitoki bakabyiba, ngwino nkuhereza umuti urakuvura ibyo byose, ubukene, diabete ndetse n'ubwiza. Waba warabaye gikara, waba uterwa indobo, uyu muti uragufasha cyane. Nari narabuze naragiye mu Buhinde, mu Bushinwa no gukorera muri South Africa, ariko ubu nagarutse kabisa, ngwino nkukoreho ryake. Hello? Ukeneye ko mwitaho, ukeneye kuvurwa birenze, ibindi byose ndabigukorera. Bob nagarutse ndakohereza umuti uvura akanyabugabo. Ikomeza kugira ikibazo, igiciro kiri hasi cyane, ngwino nkuhere make ugira ngo ni ibiganiro. Ushobora kugira ngo ugiye kugura umunyu, nyuma yo kugura umuti ukuvura ubuzima, ukuvura ubuzima bwawe bwose bukabaho ubuziraherezo. Ushobora kukuvura ibisazi, ubukene, izindi ndwara zose, kwibwa cyane, inzaratsi. Umuroha Company Limited Dr. Bob ndakwitaho neza cyane, ngwino nkuvure. Ntabwo nkwiye kujya niganyira.
hayemite ni bami Wewe oya wikwigagira Dr. Bob nahageze ndahari kugira ngo nkuvu umva se kiriya nari nakubuze nyabune mukomere mabuja Muraho neza. oya ni neza visa yanjye naje mu mahoro pe naje mu mahoro visa barayimaye ubu nibwo mvuye muri Kongo so ikintu nkuhamagare rero ntabwo wakimenye ariko ubu ngubu nsanze cyazo wari ufite cyose wumva ufite kigiye gukemuka right now so rero nibwo mvuye mu Bubiligi ejo nibwo navuye muri Qatar ndi umuvuzi wa gakondo na certificate yabyo ndabifite nuko kw'Imana uyu nguyu uvura akavumbi ko muri Afrika uramenyeye ibintu byo hanze mu Burayi so umva rero ubwo iyi ni company bita umuruho company limited ni ya Dr. Bob so ubwo nyimara kubwira rero indwara mvura nk'umuvuzi wa Gihanga ubifite certificate ndashaka kugira ngo umfashe bura nakubonye sanga ikibazo ufite cyo nakekaga cyo kutumva urumva buri umuntu utumvira ngo ubivuga gatata akajya ngo uri gupfuna ariko wowe ubwo wayisuza televiziyo ibibazo rero waba ufite ivura diabete ivura ubukene ivura ubwiza ivura munda kudiyara nicyo bita mu gifaransa kudiyara evriyare ndetse no kuribwa munda n'ibindi bibazo byose waba ufite uyu muti urakuvura kuri make cyane turavugana Ufitemo umuti ushobora gutuma umuntu avuga indimi zose icyongereza igifaransa muri ibyo byose hari umuti ufite nigiye hanze wabimenye iyi miti yose nabaga mfite narinzi ko ari ikibazo cyo mu mubiri ibindi bibazo bindi bijyanye n'ubukene n'iki uwo muti nawe ufite aho kuvuga indimi ushaka kuba umuzungu ndagukoraho ryaka ubu ngubu uzajya uvuga icyongereza igifaransa igiswahire n'Icyesipanyol twebwe twarasomye nakubwiye ibihugu byose nazengurutse uwo muti ndawufite urumva azi ko muba murwaye ibibembe ushaka kuba umuzungu sha uyu urakwitaho kabisa ubu ngiye kukwitaho kabisa dore uyu nguyu niwe urakuvura ugomba kukivuga za good morning za how are you going amuhweya ameboya amuga rwose kabisa urabizi neza ko uyu muti uzankoraho mabuja ndavuga ngo kwaka niba uzi igishirira cyitanura kwaka kurenza uku nguku bagiye kureba bakuyoberwe ku buryo nzajya njya no mu bihugu byo hanze nkavuga icyongereza bose bakikanga nimero yanjye ni 07822343 kode ni 557 uhita umamagara umvuga ati Bob ndashaka kumvura abakuru banjye uko uyu muti uzambura nangahe ahubwo ndi kwihuta bari bamamagaye bari abantu numvishe bari kuri kaburimbo bari kumamagara bura nuko nanze kubitabiramo nkavuga ngo reka nite ku mukiriya uwo ni 5 utabona igiceri cy'ijana kuko mabuja Rwanda ni France nago nanakugaruza ugira ndi kwihuta nje kwita ku bandi uyu muti ndawujyanye pe uya uzanshakira abakiriya hari n'icyo twita mu Cyesipanyol tipu buriya iyo wishimiye umuntu ukugurishije akunda tugenza mu Burayi byari bitana ariko ndabona harimo n'agatipe nyine ukuntu urakoze mabuja urakoze nuko mu Burayi tutagira umuco wo gupfukama bamushimiye nk'upfukamye asante sana kabisa yego murakoze bavura birazwi Boga, niriwe. Uracyari mu kazi. Niba mwari mugiye gutaha nimunyihanganire. Ndimo ndaje ngiye gutega mu ndebere ubuzima bw'umwana uko bumeze. Reka mfata akamoto ndaje Boga. Mabuja Gatega yes ya kwa muganga bavuga n'igihumbi cya gihumbi cyonyine ntabwo tukiyemo
ako se ubundi ko mbona n'abakiriya sha ubundi mpite mwitirira iwanjye sha wachakerere reparo papapa reka papapa genda gukunda wakazi we ngenda kwemera cyane bitewe nuko nahawe certificate yo gukora cyane neza nk'umuvuzi wa gakondo. Baba bakuya buri munsi ese baragutera wumva induru nyinshi urarurota ibintu bitabaho ese waba ugira umunaniro umugongo ukabije ndetse n'ubukene kuva mu Bugande mu Bwongereza mu Bubiligi. Uyu munsi nabaze rero nje kubitaho mwese wo muri Afurika. Waba ufite ikibazo cy'umunaniro ukabije, waba ufite ikibazo cyo kuribwa amatwi, waba ufite ikibazo cyo kutumva neza, ese umwana wawe wanyuma mu ishuri ngwino nkuvure. Wakinisha umuti uvura ibisazi, umuti uvura ubukene, bahora bakwiba ibigori, bahora bakwiba amamera. Ngwino nkufashe ni kwa Dr. Bob. Wamamagara nkakwitaho kubwo imiti itandukanye ivuye mu gihugu aho twite n'urundi amubonye we mawuja ikaze kabisa muraho neza mawuja wagira ngo ufite agashiha muratwita ariko nyine nk'umuntu w'umudokiteri nta soni njya ngira ibyo byose turabimenyereye. Waba ufite ikibazo kindi cyo kuribwa mu nda mu gihe utwite, ese ukunda kugira umunaniro mu gihe uri mu rugendo? Umunaniro ufite ugenda burundu cyane. Baranzi pe. Barandi nuko mba nkuhamagaye. Barakoze bambese. Uhagaze urahazi. Hani wanjye. Amafaranga twarakoreye twavuye abantu bagiye batandukanye bakaduhamagara bakaduha tipu bakagira iki twose naguze ni wanjye ushaka kwicara mu biro rwose ndagukingurira ukinjira ukicara. Ufite icyangombwa se cy'ukwemera gucuruza ibyo bintu? Icyangombwa icyangombwa sugira ngo ibyo twarabidekaranye umuntu ntakigendana ibintu by'ibipapuro mvuga kode bakandebera cyangwa gusingubira cyane ngombwa. None se ahantu hagaze uzi ko ari iwanjye? Mai uramenye ako kantu ni kabi. Aha ni iwanjye njewe uyu rero hano. Ntabwo mutwihanganire kumwumva bari. Mwihangane ikije mwahereye muzengereza abantu batuburira. Ariko mabuja mfitemo ayo ba. Oya. So. Aramutseho. Ani kuri ribu. Mabuja. Hano hari igisambo cy'iteka mutwe. Babandi bazengereje abantu bavuga ngo baravura. Mwamfasha mukanyereza umuntu akaza aho ngaho mukagira ibyo mubaza. Ntagenda atiheshye. Mwahereye. Muzengereza abantu. Natangiye abangabwa mfite ikibazo cyo mu mutwe.